ageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye harimwo izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose, umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Yesu nashimwe cyane. Kakaririmbo ndakabatuye, namwe umutima ujya uririmba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka tubumbure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Imana yashimye ko tuganiraho uyu munsi. Turi mu gihe cyo kwitegura ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu, anniversaire, ariko mu by'ukuri idahamanya n'ukuri kwa Bibiliya, ariko tukavuga ngo Yesu ubundi akwiye kujya avukira mu mitima yacu buri munsi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. 25 z'ukwa 12 ntabwo Bibiliya bitwereka, ariko ku mukristo akwiye kuvukira mu mitima yacu ryari. Imana ishimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana, Gutegeka kwa 2 ibice 18 umurongo wa 15. Turaza no gusoma muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Yesu ashimwe. Mwahageze? Haleluya. Turashaka kuvuga imbabazi n'ubuntu by'Imana, cyangwa ubuntu n'imbabazi z'Imana. Imana ishimwe. N'umugabo witwa Mose yaravuze muri iki gitabo cyo Gutegeka kwa 2 ibice 18 umurongo wa 15 ngo Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Yohana 3 umurongo wa 16 ni isomo twese tuzi cyane. Avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe nirabwe icyubahiro. Aka kanya umugaragu wawe mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, sinzi ibyo bakeneye, ni wowe ubizi, ariko ndasenze ngo ijambo ryawe rimanuke rifite imbaraga kandi ritsinde. Uwaje arushye atahe aruhutse, uwaje aboshywe atahe abohowe, buri muntu wese wazanye ibyifuzo mu nzu yawe bitahe bishubijwe. Turagushimiye ko ubanye nanjye kandi ukabanye n'iteraniro ryose mu izina rya Yesu. Amen. Turashaka kuvuga ku mugabo witwa Yesu. Yesu ashimwe. Uyu Yesu yahanuwe n'abahanuzi benshi batandukanye, ariko uyu munsi waravuga ngo mu bwoko bwanyu Imana izabahagurukiriza mu ndi muhanuzi uzaba umeze nkanjye kandi muzamwumvire. Kuko Imana rero idatinze isezerano irisohoreza muri iki gice. Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo ugira ate? Utamwizera ntagira ate? Ndagira ngo ako kantu tujye tukamenya, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubwo bugingo buhoraho. Kuko muri Yesu niho ubugingo buri. Haleluya. Uyu mugabo nk'uko twabivuze ngo yahanuwe n'abahanuzi benshi, abanditsi bamuvuzeho, ariko umugabo witwa Yohana cyangwa intumwa Yohana imwandikaho mu bumana bwe. Matayo agiye kumwandika, amwandika muhereye mu masekuruza. Turagira ngo turebe mu masekuruza ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mu masekuruza ya Yesu aho uyu mugabo yavuye, uraza gusanga nawe wicometse muri Yesu. Nuza kuyumva neza urasanga wicometse aho Yesu ari. Nibyo tugiye kuvuga muri aya masekuruza ya Yesu
niturangiza turaza kuvuga testama, umurage Yesu yatanze. Niturangiza turavuga amatangazo Yesu yatanzemo makeya dusoze. Imana ishimwe. Mu masekuruza Yesu rero harimo abagore 5 nshaka kuvugaho. Abagore 5, abagore mushatse mwakwiye agasoda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turavuga umugore witwa Peresi. Uyu Peresi yari umukazana w'umugabo witwa Yuda. Ntabwo nza kumutindaho, muraza kubisanga mu Itangira ibice 38 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri 30. Uyu mugore rero muri societe y'Abanyarwanda ntiyakwemerwa. Ni umwesikoro. Ni umugore wabashije kumanipira sebukwe amubyaraho umwana. Mu Banyarwanda si biremewe. Nimuza gusoma hano murasanga ari umuntu w'umumanipiratrice uteye ubwoba. Yabashije kwiyoberanya ihindura maraya kugira ngo aryamane na sebukwe. Byonyine ibyaha 2 kimwe. Ni umwesikoro, ikindi ni umusambanyi mu rwego rwo hejuru rugeze aho ajya gusambana na sebukwe kandi amutaye mu mutego. Mu bisekuruza bya Yesu urasanga mu mugore witwa Peresi. Ndagira ngo nkubwire, haleluya, niba waje mu iteraniro ufite icyaha cyakunaniye cy'ubwesikoro cyangwa nk'ikimeze nk'icya Peresi, wumve kucometse kuri Yesu nawe ari kuguhamagara uyu munsi. Yesu ashimwe. Uwa kabiri ni uwitwa Rahabu. Uyu Rahabu yari indaya igurisha bizwi muri quartier mu mujyi witwa Yeriko. Ariko ngo igihe abatasi bajyaga gutata i Yeriko, ntabwo njya mu rugendo rw'Abayisiraheli bajya kubohoza Kanani, uyu mugore niwe wacumbikiye abande abatasi. Mu gisekuruza cya Yesu rero uyu mugore nawe arimo muri babagore 5. Ndashaka kukubwira ngo haleluya, Yesu acometse ku bamaraya kugira ngo nababazane. Yesu ashimwe cyane. Afite nukuvuga ngo Yesu mu mugambi w'Imana, kuko ngo yakunze abari mu isi cyane gatanga umwana we w'ikinege ngo umwizera wese atarimbuka. Imana yashimye kwabo babi batagaragara muri societe, kwabo bantu batavugwa basanga bicomekanye na Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubundi iri sezerano ryari rifitwe n'Abayuda bazi ko Mesiya azaza. Bakaba bazi ko azavukira mu mapareru wa yare, mu bikomangoma, mu bami ari wazavukira, ariko siko byagenze. Ikindi bari bazi yuko azaza kubakuraho ingoma y'Abaroma yari bamereye nabi, ariko ubwami bwe yabuvuze inshuro nyinshi ko butari ubwami bw'isi. Haleluya. Reka twihute iminota ni mikeya turivugira undi witwa Rusi. Uyu Rusi Bibiliya itubwira ko ari umunyamahangakazi w'umumowabukazi. Ntabwo yari mu masezerano, ariko mu mugambi w'Imana yashimye ko Yesu adeniye cyangwa abanyamahanga ducomeka kuri we kugira ngo natwe tuzibone, haleluya, mu muryango w'abana b'Imana. Usomye neza Yohana igice cya 1 umurongo wa 11 n'uwa 12 ni ijambo ritubwira neza ngo twese abamwemeye, haleluya, ngo yaduhaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa iki? N'Abayuda n'indaya yarazihamagaye nizimwemera, haleluya. N'abanyamahanga arabahamagara, n'abayesikoro arabahamagara kugira ngo twese twitwa abana b'Imana. Mumvugira haleluya. Undi wa gatatu ni uwitwa Betisheba. Uyu Betishema yari mu Kahuri afatwa ku ngufu. Ndagira ngo niba uri mu iteraniro waragize ibyo byago, icyo gikomere ntugitahane cyuko wafashwe ku ngufu, kuko uyu nawe yaracometse kuri Yesu. Ushobora kuba waragikijijwe ariko ukakigendana. Yesu avura bene ibyo bikomere, wumve ko Yesu yemeye gucaho ngaho. Undi wa gatanu rero nsozerezaho ni Mariya wamubyaye. Haleluya. Uyu Mariya Bibiliya itubwira quartier yaratuyemo ni quartier itari ishobotse. Ni quartier yo muri Galilaya. Galilaya bari abantu bari barigometse ku ngoma y'Abaroma. Nta infrastructure zabagayo, nta mihanda, nta mashuri,
nta terambere. Ariko Yesu mu mugambi w'Imana yemera ko avukira epfiyo aturutse epfiyo za Mahoko, iwacu Rutsiro, abandi Rwamagana, abandi Rodebari. Yesu aratuzana sejemu turakeye. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aka gakiza cyangwa Yesu yari kuzaba abanyakigali, yari kuzaba mu miji ikomeye cyane, ariko aremera aca ku muntu witwa Mariya uturutse iyo pfo mu Rutumva ingoma. Reka twigendere. Ubundi iki cyaba icyigisho kimara amasaha, ariko ndagira ngo ngende ndondaho nibura mpuze n'amasaha uko ameze, kuko Paulo mu nzandiko ze avuga ati uwica gahunda nawe agire gute acyawe. Reka twigire mu murage rero. Igice cya mbere ndagishoje. Mu murage Yesu yaduhaye ajya kujya mu ijuru. Muze kunsomera Yohana ibice 14, murasangamo testament yose Yesu yatanze ajya kujya mu ijuru. Haleluya. Yaravuze ngo mwizere Imana nanjye mugira mute, mu rugo rwa data harimo iki, iyo atabaye mba mbigize gute. So umurage mwiza se, kwa data hari amazu menshi. Yesu we uri mwiza cyane. Ageze ku murongo wa 27 aravuga ngo mbasigiye iki, ntabwo nyatanga nk'uko iki abisi bayatanga. Reka matinde gatoya. Aya mahoro Yesu avuga ngo abisi nk'uko batayatanga, umuryango w'abibumbye cyangwa Nations Unies cyangwa UN batanga amakotizasiyo menshi kugira ngo bagarure mahoro mu isi, byaranze. Urugero twatanga hano muri 93 bari bahari gitwaga Minuar, biranga genocide iraba, amamiliyoni y'abanyarwanda arahunga ya Kongo, ntabwo byakunze. Muri Kongo habaye ibyitwa Monique, uyu munsi hari ibyitwa Monesco, byaranze. Murumva intambara z'urudaca hirya no hino, baraterana buri munsi ngo barebe ko amahoro yaza, byaranze. Aya mahoro umugabo mupfumbatana mu buriri yayakwima pe, akayakwima, ariko yayakwima ifite ya Yesu abaguhagije. Umugore wawe yayakwima, urubyaro rwawe rwayakwima, sosiyete yayakwima. Kwakomeye. Haleluya. Reka mbabwire rero, aya mahoro indaya yo mu Migina iyo yagize aya mahoro, haleluya, yubakurwa akaba nyina w'abana. Yesu ashimwe. Haleluya. Aya mahoro igisambo ruharwa iyo kiyabufite kiragenda kikaba ekonome, ukakibitsa ibyawe kuko gifite amahoro ya Yesu. Aya mahoro umwana w'umukobwa apfakara afite imyaka 20 akagira amahoro muri we. Haleluya. Yaririmba ngo ubwo Yesu ankunda no mu byago nzagira gute, nzaririmba. Imana ishimwe cyane, kuko aya mahoro ni Yesu yatanga, ntagurwa amafaranga ndugwanga. Ntushobora, nta mukire wo mu isi wayaguze, ntabwo bikunda. Byron Musk buriya ntibayabona, kereka Yesu wenyine ni utanga yanga akagenda arinjira agakora mu misokoro akajya mu maranga mutima. Naye mahoro ya Yesu wenyine niwe wayadusigiye, nta wundi. Mu Rwanda dufite amahoro, igihugu cyacu gifite umutekano, ariko se dufite za gereza de gauche à droite zuzuyemo abanyabyaha, kuko nta mahoro abo banyabyaha bafite. Kuko aya mahoro ya Yesu bayafite twazifunga. Turavuga amahoro ya Yesu, ayo atanga abisi badatanga, niwe wenyine wayadusigiye. Haleluya. Umuririmbyi yaririmbyeho neza mu ndirimbo mu ndirimbo ya 74, kurubu njyangira amahoro mu muti nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nkuru abisi ntibaya
icyamangasa nguyahawe na njyaningingimana ngwikwerekeye sungumwakire nawe niko. Murayumva? Mukobwa, musore, mugabo, mugore uri mu iteraniro ukaba wumva udafite amahoro, ntutahe utabonye amahoro ya Yesu. Upfa kumwemerera gusa agatura muri wowe. Mwumvise ya ndirimbo naririmbye? Umutima uraririmba. Haleluya. Umutima ntiwaririmba udafite amahoro. Aha. Irindi bambe ubundi murage wadusigiye nafashemo utuntu tubiri gusa. Yadusigiye umurage cyangwa testament y'umwuka wera. Yohana 14 umurongo wa 15 n'uwa 16. Ubu noneho ngiye gukoresha Pastor Elia ngwino hano gukoresha. Hagire n'undi mu iteraniro ufata mikoro ansomere Yohana 14. Aha. Muza gusoma ntabwo biri guhura. Yego? You will obey my commands. Uzafata amategeko yanjye. Hallelujah. Kandi uyubahe. And I will ask the Father, nzabasaba data, and he will give you another comforter. Nzabaha undi mufasha. Urumva? Ugukomeza. Comforter. Ugukomeza. Komeza. Counselor. Counselor. Uguhumuriza. Helper. Umufasha. Intercessor. Ugusengera. Advocate. Umuvugizi. Komeza. Strengthener. Azaguha n'imbaraga. And stand by. Azaba yiteguye. That he may remain with you forever. Azabana nawe igihe cyose. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire. Iyi mwamwivuze ko ari imirimo y'umwuka wera. Igendere ntacyo barangije. Yavuze hano ngo azagukomeza. Ariko abandi kuvuga ngo if you really love me, niba unkunda by'ukuri. Apana urukundo rw'urumamo. Niba ukunda Yesu by'ukuri. Niba umukunda, ukunda ibyo akunda, wanga ibyo yanga. Sibyo? Haleluya. Ntabwo ari bya bindi kuvuga ngo kuko natuje akanwa kanjye nkavuga ngo ni Yesu ni umwami n'umucunguzi wanjye, ntibihagije gusa. Ahubwo ugomba no kwinjira. Yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ça c'est vrai nibyo. Ariko se noneho umwana ugukorera, umwana ukumvira n'umwana utakumvira muba mufitanye ubusabane kimwe? Ntushobora kugirana ubusabane na Yesu ngo akoherereze uyu mwuka wera mutagiranye ubusabane. Mu yandi magambo mutagiranye ubushuti, kugira ngo ibyo yanga n'ibyo akunda ubishyira mu bikorwa, none utangire kubona kuri izi mpano z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo comforter, zagukomeza. Helper, donc umufasha. Murabizi ko intumwa zajyaga zijya mu rukiko, umwuka wera akaba ari ubasobanura ibyo bavuga. Umwuka wera ajya akora bene iyo mirimo, aradukorera. Umwuka wera ni umukozi wande wacu, aradukorera. Kandi noneho ngo agira gute? Aradusengera. Muze gusoma mu Waroma ibice 8 umurongo wa 26. Ngo umwuka wera ni ujya tunihira iminiho igira gute? Itavugwa. Ni ukuvuga ngo mwe ndi magambo ntituzi gusenga. Turacurika, Pentecote turacurika cyane, niyo dusakuje ngo tubari bwo turi kubwira Imana cyane. Turacurika tugacurukura, umwuka wera akazi kayo nuko ujya kuyashyira kuri en ordre. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aragenda akayashyira ku murongo, bya bindi byose twavuze. Hari umugabo witwa Zakariya yigeze avuga ngo gusenga ngo tuba tuzamura raw material. Nukuvuga ngo tuzamura niba ari nk'amabuye n'ibitaka biri brite, bikazamuka byagera ku mwuka wera akabicagura akayungurura.
akabita hasi ibifite akamaro bikagenda bikagera ku Mana. Yesu nawe akavivura. Haleluya. Janvier XZ barabikwiriye ibyo bari gusaba. Niko kazi k'Umwuka Wera. Haleluya. Noneho iyo tumaze kuyajyana, Imana iragenda ikayatransformamo ibyifuzo byacu, ikazana ibyo bita final product, tukabishyirikira mu biganza byacu. Uwo bitarabaho, utarabyakira maze iminsi, ntabwo ari uko yasenze nabi, ahubwo mutegereze isaha y'Imana. Yesu ashimwe. Arangije avuga ngo azatubera umuvugizi. Umwuka Wera ajya tubera umuvugizi. Yesu ashimwe. Akatuvugira aho tutari. Yagutya gisideza kuza cyangwa ikindi cyanda kukubaho, Umwuka Wera akakuvugira, ma stop ku mwana wanjye, kuko twabonye umuvugizi. Yesu ashimwe cyane. Dufite umuvugizi utuvugira ku Mana. Dufite umuvugizi utuvugira hanze ahangaha. Dufite umuvugizi, Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo azaduha n'imbaraga. N'imbaraga zigira ziteyemo. Zikorera imizigo y'ibishyimbo, zikorera ibiro 100, zikorera amatoni n'amatoni. Azaduha imbaraga zikubashisha kunesha iki? Ibyaha. Izi mbaraga Bibiliya ivuga nizo zazuye Yesu. Azaduha imbaraga zigira utseho n'amababa, umunsi itorero rizazamuka. Izi mbaraga, haleluya, izi mbaraga Yesu yavuze nizo zizatuzamura. Haleluya. Ndakubwira mwene data, mushiki wanjye uri muri riteraniro, ntutahamara amasa. Wumva ibyiza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye turebe mu bisekuruza ko Yesu mu mugambi w'Imana yemeye kuvukira ahantu hadashobotse, nyamara kandi abari bafite isezerano bazi ko azavukira mu bami n'ibikomangoma. Ntibyakwemera. Yemera ko nanjye, yemera ko nawe, yemera ko n'undi nawe wacometse kuri Yesu. Arangije aduha testama, umurage mwiza. Umubyeyi iyo ajya kuraga abana be, afata ku mitungo ye, yarangiza akahereza abana be, akavuga ati ngiye izabafasha mu rugendo, musunike mukomeze. Imana ishimwe cyane. Yesu nawe niko yabigenje. Yafashe mu bubiko bwe, aravuga ati ariko nzabiha nuzagira gute? Uzanyubaha, uzankunda by'ukuri. If you really love me, niba unkunda by'ukuri. Abakobwa n'abahungu bajya babeshyana ngo ndagukunda. Uwaguhaye inka uti ndagukunda, uwagusayidiye akantu runaka ndagukunda. Bene izo nkundo zirahari, ariko ntibaragera ku rukundo rwo kwitanga ngo ujye i Karovari, ujye ku musaraba upfira abantu. Ntabwo byakunda. Yesu wenyine niwe wabikoze. Reka nkubwire, muri jenoside hagira nk'umuntu cyangwa Imana ivuga ati ntihagira umuntu utanga umwana umwe tumwice, abandi mwese murakira. Ntawe ari kwemera kumutanga, ntawe. Ariko ndagira ngo Yesu wenyine, Imana yonyine, kuko yakunze abari mu isi cyane, yagize gutya ngo genda ujye ku musaraba. Yesu nawe ati ngiye rwose, mfite umunezero mwinshi cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo yawureba kumva arawutinye, kuko yari afite umubiri 100%. Ariko yareba inyuma y'umusaraba akabona itorero, akabona nge namwe. Haleluya. Akavuga ati ndawujyaho tu. Ko mwacecetse? Murumva ubwo buntu butangaje? Murumva izo mbabazi? Ubuntu n'imbabazi. Ubundi urebye kuva kuri Adamu, ntabwo twari dukwiriye gucibwa kari urutega. Burya Adamu yari yakoze ishyano. Yari yakoze ishyano, yari yakoze ahadakorwa. Ureba umuntu uko ari ikiremwa gikomeye cyane, Imana iramubabarira, itegura umugambi wo kuzatanga Yesu,
ariko rusoferi we yigaragambije mu ijuru. Araho Bibiri twereka ko yegeze agirirwa imbabazi akanga kwihana? Never. Hari na gatoya. Izo mbabazi, ubwo buntu ntubikerense, kuko byavuye ku mutima w'Imana, byavuye mu gushaka kwa Yesu. Wiyambuye ubumana akaza akavukira i Galilaya, wiyambuye ubumana akemera ko bariya bagore badafite izina yemera kuzabitirirwa. Yesu ariteguye n'uyu munsi kugira ngo akwitirirwe. Arangije rero atanga amatangazo yo kagira Imana. Mva ngo ndavuga ngo yo kagira Imana kandi ari Imana. Ubundi umuntu ukunda uravuga ngo yo kagira Imana. Yatanze amatangazo meza cyane muri Matayo ibice 11 umurongo wa 18 kugeza ku 30. Niwe wenyine wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Yemwe abagize bati n'abaremerewe. Nta mwami wo kwisi nari numva wihamagariye indushyi ngo avuge ati izi ndushyi ni ziza ndaziruhura. Oya, wenda no ku mushahara we no ku bindi, ku mitungo y'igihugu nabwo ntabwo bazaba satisfied, ntabwo byakunda. Ariko Yesu wenyine niwe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze ndagira gute? Munsange. Dutandukanye umuruho no kunanirwa. Kunanirwa ni ukwikorera nk'iki kintu wagishyira ku mutwe umva kirakunaniye, ariko umuruho sha wawujyana wawubana ufite miliyari kuri konte ukaba ufite umuruho. Umuruho wabana nawo ufite abana beza nka buriya mugabo n'abarenzeho umubare ukagira umuruho. Wagira umuruho ufiri mu muryango w'igitangaza bavuge batari ko buriya runaka na nyira runaka we ibyo byararangiye yageze yajya. Umuruho ukawubana ukitwa umuruho, wawuryama ukumva agahinda. Ariko Yesu wenyine, Yesu ashimwe, niwe ujya amara bene ibi byitwa depression. Akakumara depression iyo umaze yinjiye muri wewe akinjiramo neza. Haleluya. Reka mbabwire, hari abantu bakora deliverance ariko sinahakana wenda n'ibyo bemera, ariko ndagira ngo neza neza wakunze Yesu akinjira muri wowe, uyu muruho aragenda akawurangiza. Ukajya uririmba ya ndirimbo, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muruho Yesu navuze ngo ndawubaruhuye, ni munsange ndabaruhura. Aravuga ngo mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho. Twigire kuri Yesu. Inyigisho ze ntabwo zinaniranye. Reka data we ni umugwaneza, umutwaro we umeze nk'akarere ntunaniranye, kumukorera ntibyinaniranye. Buri ubajije abashumba hariya yakubwira ko gukorera Imana ari byiza cyane. Utubajije tuba turi mu munyenga. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana, iyo turi gusenga, iyo dufitanye ubusabane na Yesu, twumva tumerewe neza, umutwaro we ntabwo uremereye. Matayo ibice 7 umurongo wa 7 kugeza ku 11 aravuga ngo noneho nimusabe muzahabwa. Challenge. Nta mukira n'umujya wemera abantu bamusaba. Shwi ushobora kuza kumusaba akakubwira ati ariko buruje gutera ikiraka kandi abakugiriye inama nziza. Reka data we. Yesu wenyine niwe avuze ati nutera ivi hasi ugasaba nzaguha. Ese ko mutari kubyakira ngo ndumva mutabyumva. Yesu wenyine niwe wemeye ko abasabyi, mu Kirundi bavuga ngo nabasezi, abantu basega. Niwe wemeye ko abantu kera bajya bavuga ngo kwa runaka basega nk'abato. Niwe wemeye ko abantu basega bamuzi imbere kavuga ati ndaje kwa Yesu, musabe muzahabwa, mukomange do. Ngaho mbwira se ko uwazi wowe saa 8 z'ijoro akakubwira ati
ndakomanza uri mu iroro rinini cyane, gukingura byagufata umwanya munini cyane kugira ngo ujye gukemura ikibazo cy'umuntu uje afite ikibazo. Ariko Yesu utera ivi hasi, haleluya, ugakomanga, Imana ishimwe cyane, Yesu akagukingurira. Ariko uyu mugabo ko mukunze cyane, niwe wenyine, nta wundi, ni Yesu wenyine. Arangije aravuga ngo ariko se muzi no guha abantu ibyiza muri babi? Hari uwasaba umwana yagusaba umugati ukamuha ibuye, yagusaba ifi ukamuha inzoka. Ngo none se nimusaba data azabima iki? N'icyo azabima? Niwe wenyine wavuze ngo musabe muzahabwa. Urumva ayo matangazo ritaryoshye? Ne? Biraryoshye. Ubu musanze pankarite yari hanze musohoka, mugasanga umuntu wanditseho nka Elon Musk cyangwa abandi bakire ngo umuntu wese wasengeye CGM asabe ndamuha ibyo akeneye. Mwagenda mwishimye mwavuga muti iteraniro ryawe uyu munsi riruta amateraniro yabaye undi munsi n'indi minsi yose. Ndagira ngo mbabwire rero ngo kwa Yesu biko tayari, musabe muzahabwa. Reka dusozereze kuri iri jambo, ntabwo nsoma, ni Yesaya 61 nawe yaramuhanuye amuvugaho ibintu bikomeye cyane, ariko ndavugaho dutoye. Hanyuma muri Luka ibice 4:16 na 19 wenyine arabyivugira. Reka tubasome. Ndabona sigaje iminota mike ndihuta. Yego, kuva ku murongo wa mbere ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Twabisubiyemo, sibyo? Yesu wenyine ni ukuvura imvune zo mu mutima. Imvune watewe n'iyi si, Yesu wenyine ni uzi kuvura. Imvune watewe na bene so, ni Yesu wenyine uzi kuvura. Imvune watewe n'abakakugiriye umumaro, ni Yesu wenyine. Yesu ni ujya umara izi mvune z'imfubyi, ni uza umara imvune z'abapfakazi, ni umara izi mvune z'abarushye n'abaremerewe, ni uza wenyine akazikanda akazopera, yarangiza kuzopera ukagenda uri mwiza. Imana ishimwe. Kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Haleluya. Yesu ntutahe utabonye imbabazi z'Uwiteka. Ngo yantumye gushyiraho itegeko rya Bisiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. N'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Urabizi abantu bapfushije, urabizi abantu bari mu bibazo bitandukanye bya buri ibisubizo, ntunezerewe, umutima urahangayitse, ariko Yesu ngo aje kugusiga amavuta yo kunezerwa. Reka turangize. Ndashaka kubwira abantu bari muri iteraniro ngo Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu agize gute? Aragukunda. Kandi Yesu yiteguye kugukorera byose. Mwumvise aho Yesu yavuye, yemera gucomekwa kuri wowe nanjye, turi from nowhere, arabyemera. Yesu arakubwira ngo ni njyewe njyenyine uza kuruhura indushyi. Yesu wenyine arakubwira ngo ni njyewe usaba ugahabwa. Yesu arakubwira ngo ni njye ukuvura imvune zo mu mutima. Yesu arakubwira ngo ni njye ubohora. Haleluya. Bya byaha byakwizingiyeho, Yesu arabishoboye. Yesu ashobora kuvana irari mu muntu ryamunaniye ry'ubusambanyi bigakunda. Yesu ashoboye kukuvanamo icyaka cy'inzoga ukanywa fanta n'igikoma uri umugabo. Ubu igikoma turagotomera. Haleluya. Impamvu ni ikintu uko twahuye n'uwo mugabo witwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Uri mu iteraniro, ntabwo nirirwa mvuga byinshi cyane. Waba uri mu iteraniro amasaha yatujyanye, ukaba ufite imvune mu mutima, haguruka tugusengere.
Imana yiteguye kugukiza izo mvune. Urarushya uraremerewe, ufite ibibazo de gauche à droite, haguruka tugusengere. Uwiteka ari stand by kubana nawe. Haguruka, ufite icyaha cyakunaniye, uhora wihana buri munsi, cyakwizingiyeho, ariko urashaka gukizwa neza, byarakunaniye, ariko Yesu wenyine niwe ubishoboye. Kandi icyo niba gihari reka ngo ubuhamye. Nanjye kugira ngo njye kureka icyaka cy'inzoga, nayaga ndyama, najya ku buriri, nkabwira Imana ngo kugusenga k'umunyabyaha ari ikizira kandi ko ntaryama ndasenze. Burya ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Havuga ngo ariko nunkura hanzagukorera, kandi byarakunze. Ntabwo narisenze ukwezi. Hejo byakongera nkavuga ngo Yesu byakunaniye se ko ngewe nta mbaraga mfite zo kubivamo. Nawe ibyo ngibyo ufite byakunaniye. Ntiwirirwe gusenga nka ya runaka na runaka wumva asengera idacika wacometse mu ijuru. Iryo ryonyine rirahagije. Ukaryama ukavuga uti Yesu iyi ngeso yarananiye. Kuba umubagito birananiye kandi gutanga bihesha umugisha. Fite ibintu byananiye, ni wowe bishoboye. Nushaka ujye uvuga utyo wiryamire. Mu gitondo ubivuge wiryamire. Ndakurahiye nge byambayeho ukwezi kumwe byari birangiye, icyaka cy'inzoga kiratumuka. Ubu nari nzi gutandukanya Musiteri yakorewe Bujumbura n'yakorewe Igitega, kandi biri mu icupa bisa, nayishyira mu kanwa nkumva ngo yakorewe Igitega cyangwa yakorewe Bujumbura. Urumva Yesu ataradukuye ahantu heza habi nako tukaba turi ahantu heza. Imana ishimwe cyane. Stand up, muhaguruke tubasengere. Muhaguruke tubasengere. Abafite ibibazo Yesu yakemura tubisengere. Yesu yiteguye kubikora. Yesu ashimwe cyane, yiteguye kubikora. Haguruka rwose, ntakuriganye. Izo ntimba ntuzisubiraneyo, ibyo bibazo ntubisubiraneyo, ibyakubabaje ntubisubiraneyo. Oya, ntubisubiraneyo. Ntubisubiraneyo. Iby'imiryango yananiye ntubisubiraneyo, iby'umugabo yananiwe ntubisubiraneyo, iby'ababyeyi bananiwe ntubisubiraneyo. Ahubwo kwa Yesu hari umuti honyine no wabishoboye.